urebye akenshi nkunda kwita ku bwiza bw'ibidukikije, kandi ibidukikije harimo mwebwe abakobwa beza, harimo indabyo, ibiti, ibintu byinshi, hakazamo n'amapatterns. Kuri ngiye ko amapatterns nyakoresha cyane ari nk'umuco nyine identity. Niko Bof TV bamuherereye hose ndabasuhuje bani ikaze nanabashimira ko mukomeje kutwereka urukundo. Ngiye mugiye kubana mu kino kiganiro nitwa Kamatari. Uyu munsi turafite umutumirwa, umusore aratwibwira tubwire muri makeya ibyo akora. Beri tugaye kaze. murakoze cyane. Turatangira twibwira. Amazina yanjye ni Willy nkuko nawe wabivuze, Willy Karekezi. Ndi umunyabugeni, umuhanzi wo mu Ndiba Art Space, kandi na founder yawo. Indiba ni company nini kamufitiye wenda tuvuge ngo ni company. Uratubona muri make Indiba ni iki, harimo abantu runaka se cyangwa ni yawe gusa? So reka dusubire gato mu ntangiriro. Indiba ni igitekerezo nagize muri 2018, bwari mu buryo bwo kugira ngo ntange umusanzu ku bugeni bw'u Rwanda. So ntabwo byakunze icyo gihe nabitekereje, byagombaga umwanya wo kwisuganya, nkubaka iby'ingenzi byari bikenewe. Ariko urebye ntabwo wasapotinga ubugeni uri wowe wenyine, ngo bafashe n'abandi banyabugeni babikora. So Indiba ni inzu ifite ibihangano by'abanyabugeni bagera ku 8, harimo 6 b'abahungu na 2 b'abakobwa. Nuvuga ngo wowe wazanye igitekerezo uti nshobora gushinga gukora akantu runaka tukagahuriramo nk'abartiste, abanyabugeni tukabikora, noneho kugira ngo uhitemo kubyita Indiba. Indiba ni ijambo ry'ikinyarwanda cyimbitse. Akenshi kubera mu imbere nyine ni ibintu, akenshi ni ibintu bikuvuyemo. Ariko kuri inshuro ntabwo nigeze mvuga mu imbere, navuze hasi. Hasi bishatse kuvuga hasi nyine mu ndero uciyemo imbere kugezamo hasi. Nuvuga ngo ubugeni bukurimo kuva hasi, nicyo ushatse kuvuga? Ubumenyi bw'abantu, ubumenyi bw'ibyo dufite mu mutwe naho tugenda. Kandi Indiba y'icyo gihe ni mu mano. So uko tukandagira ahantu henshi niko tugenda tugaburira mu mutwe ubumenyi butandukanye. So navuze reka aho hantu aho twebwe tubarizwa hitwe gutyo, aho bituruka. Ubu ufasha abo bantu bashyira hamwe, niwo wagiye ukabashaka cyangwa wowe warabye exposure kuti abantu bifuza kuba banjoininga bakabaza bakanjoininga? Nje n'urebye ntabwo mbafasha, nuko hari mu kirimi cy'icyongereza ariko navuga ngo platform, ushyiraho uburyo runaka abantu bakaza abumva babona icyo kigo cyabafasha. Nkuko hari ministeri za siporo n'izi, iyo umuntu afunguye ikipe agiye ministeri kugira ngo imufashe. So nanjye nafunguye ikigo mvuga ngo umuntu uzaba ufite ibibazo runaka mu bugeni azaze, bitewe n'ubushobozi bwacu ibyo dufasha biba biragaragara, azaze azi ibyo afashwa n'ibyo asabwa byose. Kuri ubugeni buvuze iki? Ubuzima bwanjye. Kuri njye ubugeni ni ubuzima bwanjye. Ibyo ukora byo ushushanya bifite aho bihuriye n'ubuzima bwawe buri personnel, cyangwa nuko ari bya bintu nyine biba biri mu muntu nyine? Nkeka ko ibyo nshushanya nibyo mbana nabyo buri munsi, kuko ibyo ndeba nibyo nsohora nanone mu bihangano byanjye. Ko ntabwo akenshi hari ibyo bita fiction, guhimba ikintu, ariko kujya guhimba ikintu warabanje kureba ibikwegere, kuko ntabwo wavuga ngo waremye ikintu ngo bwa mbere. Buriya haba ikintu cyitwa reference, haba ahantu urebera ukavuga ngo hari akantu kigeze kubaho kameze gutya, noneho wenda no mu myaka 10 bizaba bimeze gutya.
cyangwa ukareba nk'umuntu noneho ukuntu ameze ukavuga mu myaka 10 yari ameze gutya kera. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay. Watubwiye ko indiba wayishinze 2018. Nayitekereje. Wayitekereje 2018. Mbere ya 2018 tubwire buri wa mbere na 2018 mbere kandi bamenya ku ndiba. Yari Willy Karekezi n'ubwo ndacyari Willy Karekezi ariko ndi Willy ufite ikindi kintu kuko ubu ngubu ntabwo bikiri njyenyine mfite ikigo gifasha abandi banyabugeni kugaragaza ibihangano byabo wenda no gucuruza ibihangano byabo ariko mbere yari njyenyine yari njyewe uvunikira ibihangano byanjye bikaba ari ibyo bikarangira. Noneho nifuzaga kumenya mbere 2018 warabikoraga mu buhe buryo ese ukurikije igihe wahereye ubikora ni iki ugira ukavuga uti ndacyishimiye nka Willy utangira ujya kujya mu bugeni hari indoto wari ufite uvuga ati ibintu ngomba kubijyamo wenda se ko mbikunze ko numva ko nshaka kubikuramo iki ndatubwiye icyo gihe navuga yuko nagiye nigeze mvuga ngo ngiye kujya muri bino bintu ko navuga ko ari nk'amaraso nyiruka moto kuko nari nsanzwe kuva niga primaire maternelle ejo nibwo nafashe umwanya nkareba mu bintu nakoraga nkiri umwana ngasanga burya nayo mfite akantu so ntago aba ari wowe noneho ikintu cyari kiriho ni uko uri mu ishuri noneho iyo wenda bifashe umwanzuro ukarangiza ishuri cyangwa ko nkanjye nabitangiye nkiri mu ishuri bihinduka akazi nkiri mu ishuri so ni wowe ufata ukavuga ngo mfashe umwanzuro ndiyangaje reka mujyemo 100% ukagenda ukabikora. Ni ukuvuga ngo gushushanya ni ibintu byari bikurimo kuva uri umwana wiga primaire n'iki noneho bitangiye kubikora nk'akazi kuvuga uti ngiye gukora iki ngiki gishyire ku isoko byari gukora ikintu ukagishyira ku isoko. Iyo ushyize ikintu ku isoko ntabwo gicuruzwa buri gihe kabisa ntabwo gicuruzwa. So bigenze hari ikigo nakuriyemo cyitwaga Uburanga cyari ikindi cy'abanyabugeni nk'uko nanjye mfite ikigo gutya hari icyo ngicyo cyari kimeze gutya. Icyo kigo nacyo cyasapotingaga aba artist nanjye ubwo numvaga ndi mu bantu bakeneye gufashwa nabagiyemo witwaga Bakunze Jean Bosco aramfasha ariko ntabwo nigeze ncuruza icyo gihe namaze imyaka 2 ku Gasima. Wamaze imyaka 2 ku Gasima wari urangije secondaire? Nigaga secondaire nigaga mu wa 2 secondaire. Noneho dushaka yuko udutembereza ukatwereka bimwe mu bishushanyo nabyita ibishushanyo ibihangano yes ukatwereka bimwe mu bihangano byawe ukagenda ubisobanura buri kimwe hano donc kimwe kivuze iki ngiki n'iki murakoze cyane katugenda. Okay Willy noneho ugiye kutwereka ibihangano byawe ugende unatubwira buri kimwe by'icyo ukitubwiraho muri make nyine murakoze cyane tutagiye kure iki ni kimwe mu bihangano nakoze muri covid hano umuntu aba ari mu bitekerezo byinshi nakoze kimwe mu bindi nyine iki ni kimwe mu bindi nakoze ntabwo akenshi umuntu asobanura ibihangano umuntu akora kuko ni ukuyobya ubwenge bw'ubukibona kuko urumva ni nk'iyo uri kwigisha umwana cyangwa akenshi umuntu ugira ubwenge n'ubasha kureba ikintu akabona ibyo atabwiwe nawe akagira ibyo abasha gukora discovery ni nk'umukino w'amaso so urabona harimo ibitekerezo byinshi n'igihe nawe ufite cyo gutekereza cyane n'umuntu byonyine uri mu gihangano afite ibitekerezo iki ni kimwe muri byo hari n'iki ngiki urebye akenshi umuntu akwita ku bwiza bw'ibidukikije kandi ibidukikije harimo mwebwe abakobwa beza harimo indabyo ibiti ibintu byinshi hakazamo n'amapatterns kuri ngiye ko amapatterns nyakoresha cyane ari nk'umuco nyine identity
ikiranga umuntu cyangwa ikintu. So iyi ngiyi nayo ni imwe mu zo nakoze, ariko uretse nazo hari n'izindi z'abandi ba artiste. Uyu nguyu bamwita Irumva Isaac, akaba ari umu artiste w'umujene w'umuhanga, akakora nawe kuri story ziryoshye, akaba akunda kujya muri story cyane z'abantu bari personnel ukuntu, akagenda agafata ayo makuru akayadevelopa, agakoramo ibihangano byinshi. nawe wamwibariza kubera ntago nasobanura igihangano cya mugenzi wanjye kuko niba ubu ugikora ufite ibitekerezo byanjye, ngakora ibyanjye ufite ibitekerezo byanjye. So izi ngizi nizo yari yakoze muri exhibition mu imurikagurisha yari yarakoze hano. So hari iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Gukomeza ahangaha hose. So akaba ari n'undi bamwita Eustache Usabimana, akaba nawe ari umu artiste w'umuhanga dufite ahangaha, ugira ibitekerezo byinshi. Biragaragara. Urebye urabona umugore, urabona ubufu ni iki mu kinyarwanda ra? Ntago ni iki. Nk'uko nakubwiye ntabwo umuntu yasobanura igihangano cy'umuntu, biba bigoye, ariko nyine kirazimije. Igihangano kirazimije, kirimo byinshi, kirimo ibintu byinshi cyane. Umuntu, utunyugunyugu, umudamu, umugabo. Urebye kwino pati yo hasi ni umugabo, sibyo ra? Unafunzwe harimo n'amagambo. Aba artiste bose naguhuza nabo ukaganira nabo kuko ano masaha kenshi baba batashye, ariko naguhuza nabo mukaganira. Okay. Dukomeza. Iki ni igihangano cya Rukundo Jean Baptiste, akaba nawe ari umunyartiste yakoze imurikagurisha hano. Nkuko nakubwiye ino space ni space ifasha cyangwa itanga umwanya ku banyabugeni kugira ngo babashe kugaragaza ibitekerezo byabo n'ibihangano byabo. So twagize amahirwe yuko Rukundo nawe yabashije kugaragaza ibihangano bye hano, kimwe na Isaac wabonye hariya. Tukatwifuza n'abandi bafite ibihangano byabo, bafite na story bashaka gutera cyangwa kuvuga, babasha kuyerekana. So nawe twarishimiye kwa yaradusigiye ibihangano bimwe mu bye yakoze muri uyu mwaka, mu ntangiriro z'umwaka. Hakaba hari no kwita Jamal Ntagara Jamal, nawe akaba ari umu-artiste wavuga ngo akunda minimalist. Ni umu-artiste mwiza. Tukaba dufite undi mu-artiste bamwita Brave Tanks, akaba ariyo mazina y'akazi ke. Nawe akaba ari umu-artiste mwiza ugendera ku kintu cyitwa ngo free minded. Free minded ni umutwe ufunguye nyine, ubasha gukora ibyo utekereza uko ubishaka, uko ubishaka, nta mategeko ariho. N'abandi benshi niko bakora, ariko we afite umwihariko wa topic ahitamo kugira ngo akore ibihangano akora. Nawe akaba ari umu-artiste mwiza dukunda ibyo akora cyane. Wiri, urakoze kutwereka bimwe mu bihangano byanyu. Nahise nibaza ngo ese ko hariya nagiye mbona nayo nabyita nka tag ziriho ibintu by'ibiciro, mbona bisa nkaho biri too expensive. Ese ko biba bihenze gutyo mubasha kubona abakiriya cyangwa? Kiga ntago duhenze, turi guhendahenda ahubwo. Birasa mwagerageje. Ntago ari ibiciro biriya, ni agaciro k'igihangano tu. Kuko umuntu abivuze ibiciro bumva ko nyine ari binini, umuntu aba atanze agaciro k'ibihangano, k'ubwenge, k'ubumenyi bwe afite tu. So ntabwo wavuga ngo ni igiciro cy'ikintu. Wiri, urakoze cyane. Twabonye ibihangano byanyu birimo ubuhanga bwinshi cyane.
ku buryo abakurikiye ikiganiro nyine bazashishoze ubundi mwuka wera basobanurire vuga amen. Amen. Noneho ukurikije aho watangiriye naho uciye mu ijambo ni ikihe wakunze? njyewe nakunze iki ngiki. mbwire n'impamvu wenda. Impamvu nagikunze kiragaragaza nyine ubwiza bw'umukobwa, nature wahoze uvuga nyine ibiti, indabo. kuri ibyo bikaba bivuze iki? Kuri njyewe ubwiza bw'umukobwa nyine si ubyumva. Si ubyumva nyine. wari uri kumbaza? Ndi kukubaza ukurikije aho watangiriye naho ugeze ubu ngubu wiriwe wubatse izina wararyubatse urumva. Ariko nyine uko byagenda kose hari aho umaze kugera kandi wishimira. Ni iki wishimira cyane ujya uvuga uti kuva najya mu bugeni ndishimira iki? ko ari byinshi no? Ni byinshi cyane. Twabinyurizemo nka bitanu. Nka bitanu. Nagaburiye amaso. Nabashije kubona ibintu byinshi nyine ahantu henshi. Nabashije kwikuza mu buryo bw'ubumenyi. Ntabwo twarangije amashuri, so ubu nimba narabashe kugera ahangaha ntarageze muri aya mashuri, ubwo nabyo ndabishima, ya universite n'ibindi byinshi. Warangije secondaire gusa? Gusa primaire nako. Primaire gusa? Narangije secondaire. N'ikindi mu buzima hari ibintu byinshi umuntu aba yaragezeho, ariko urebye ikintu cyitwa stability, life stability, ku buryo mu buzima uba uri stable nta bibazo byinshi ufite, nicyo kintu nshima Imana ariko ubu ngubu ntabwo ari kuri ngiye gusa, ndashaka kubipasa kuri abanyabugeni bagenzi banjye n'abandi bajene n'indi generation. Twagiye tugira ikibazo yuko dutangira ibintu byo guhanga, ntabwo twaje dusanga inzira, byabaga ngombwa yuko twe tugomba guca inzira, kuko cyane cyane ko iyi ngiyi ari na monde nshyashya mu Rwanda. Abanyarwanda bavuga ngo ibyo ni iby'abazungu, ibi ntabwo ari iby'Abanyarwanda, nta muntu wakwishyura aya mafaranga. Ariko nk'ubu ni urugamba tukiri kurwana narwo, ni ukumvisha abantu ko ibyo dukora atari iby'abanyamahanga gusa, n'umunyarwanda yabitunga, ahubwo akakubaza impamvu, bagakwiye kutubaza impamvu ikintu giguze ayo mafaranga. Kuko ni nk'uko uhereza umuntu igitekerezo runaka akagenda agahita atangira business ejo, uwo muntu ubundi business barazishyura iyo umuntu aguhaye igitekerezo cya business. So usanga abanyarwanda abonye igitambaro akavuga ngo igitambaro ngo kigurisha ayo mafaranga, ugasanga baracyafitemo akantu. So twebwe turacyari mu rugamba rwo kugira ngo tubashe gushishikariza abanyarwanda kumva ibyo dukora no kumvisha ko atari iby'abanyamahanga, ko njyewe bikora ndi umunyarwanda kandi bikora ibyanshimisha cyane bene wacu aribo babifite kurusha abanyamahanga, kuko nta nubwo ibiciro biba biriho aba ariyo limite. Ushobora kuganira mu artiste ukaganira nanjye igihangano cyane nagikunze, nimba kiri ku 100 ukakigabanya ukajya kuri 80, kimwe nk'uko ufite amafaranga ukagikunda cyane ushaka kiba kiri ku 100 ukakigesha ku 120, kuko wishimiye akazi umunyabugeni yakoze. Ni nk'uko wumva indirimbo ukumva urishimye. Hari abantu babona igihangano akavuga ye baba we ndahasigara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanjye hano ndi buhasigare kuri iki ngiki. Ibongezeho ya 20 gusa yonyine, ya 20 ku 100 nyine uwo twavugaga. Okay, murakoze. Mu kanya uvuze ku kintu kijyanye no kwiga, warabyize cyangwa ni ibintu bikuri mu maraso? Nabivuze kuva kare yuko nago okay, navuga ko kwiga kwanjye muri art nago nagiye mu ishuri, ariko ubuzima byonyine nari ndimo bwaranyigishije. Ariko muri tekinike nigeze nkora mu ishuri, nago nigeze nyine iminsi tu ni kubera umwarimu tu
kugenda wiga na handi hantu ntabwo nigeze njya mu ishuri ryabyo. Soza nagira ngo umbwire umpe ishusho muri rusange uko ubona art iri kuri rwego mu Rwanda. Kugeza ubu nkeka ko iri kugera kuri intambwe ishimishije kuko mu myaka ishize art mu Rwanda yari sinavuga ko yari hasi ariko ntago hari competition, kandi nkeka ko iyo hari competition abantu babasha kwiga ibintu byinshi bitandukanye, ushobora ushaka kuba mwiza kuruta uwo wari uwe ejo, wenda niyo utari muri competition uhangana mugenzi wawe ariko uhangana nawe ku giti cyawe, kuko hari abantu benshi bari kugaragaza ibyo bakora, nawe uri kugaragaza wowe kuruta uko wari umeze ejo, noneho ku buryo abantu babona uri afite umwihariko, we afite umwihariko, akaba ari cyo gihe tugezemo mu Rwanda. So mu Rwanda hari abanyabugeni benshi bari kuza, ari byo byiza cyane, biteza imbere isura y'ubuhanzi mu gihugu, igateza imbere n'igihugu muri rusange, kuko nk'uko bavuga ngo ni iby'abanyamahanga, kuko nubwo atari byo, ariko usanga abanyamahanga iyo baje mu Rwanda ntabwo ashaka kugenda atabanje kureba abantu bakora ibihangano. Umuntu aba ngenda ashaka igihangano giturutse mu Rwanda kuko gifite agaciro. So rero iyo ababikora amaze kuba benshi, hagaragaramo n'amasitire umwihariko w'ibikorwa. So nkeka ko kugeza ubu ngubu ntabwo ari bibi, nta nubwo ari na byiza cyane, gusa intambwe yabyo iri kugenda izamuka tu. Nk'umwana ukunda ibintu by'ubugeni akabona kino kiganiro akavuga ati ndumva nifuza kubyiga, wamufasha cyane. Ni na mpamvu turi hano, kubera yuko indi badugira ibyo bita art section, ni miss cyangwa igihe cyo kwigisha ubugeni, kuko muri weekend akenshi usanga nk'abana bavuye ku ishuri bamaze iminsi bakora amadevuari, bari blocked. Twebwe urebye tuba turi kugira ngo tugende duca ibyo tukikura twebwe byatubangamiraga, cyangwa mu rugo bafataga nk'ibintu by'ingenzi kuruta uko bimeze ubu ngubu, kuko mbere wabaga uvuye ku ishuri bakakubwira ngo ujya muri devuari, weekend ikaba devuari, kwa mbere ugasubira ku ishuri, kandi weekend ni igihe baguha cyo kuruhuka, ubashe kugenda ufungure mu mutwe ujyemo n'ibindi bintu. So nkeka ko icyo gihe ubu ngubu ababyeyi bagakwiye gufata abana babo bakajya gukora andi ma activité. Iyi niyo atashushanya akagenda akiga umuziki, akagenda agashaka akantu akora muri weekend, kuwa gatandatu wenda akajya kwiga kunaja, akantu gato nyine bituma umunyeshuri n'uburyo bwo kwakira ubumenyi bwaguka muri rusange. Yego. Yes. Wiri dusoza ncakoza akabazo kamwe cya tubiri twanyuma dutatu, ndakubaza tubiri nawe mbaze kamwe. Nari n'ubunani habanze iki? Igitangira umwaka ni iki? Tubizi. Ubunane ni bonne année. Bonne année no mwaka utangira. Ushatse kuvuga nyine nsubiza. Umuntu yakwifuriza umwaka mwiza muhire, ubwo nyine umwaka utangiye akakwifuriza gutya. None umwaka uri kurangira nibwo twiga ko Yesu yapfuye. Sije nari se no gupfa kwa Yesu nizuka. Kimwe muri ibyo. Ntago ndi umukristo. Usengera he? Ntago ndi umukristo. Gisoma Bibiliya? Ndayisoma kugira ngo menye, ariko ntago ndi umukristo. Nuhe murongo muri Bibiliya gufasha cyane? Umurongo muri Bibiliya umfasha kunda bagenzi bawe nk'uko wikunda. Murakoze. Ngaho nawe mbaza cya kibazo kimwe. Kuba igihe tumaze hano ibi bintu bikunguye iki mu bumenyi? Mu bumenyi ibi bintu se navuga ngo kira binyeretse ko umuntu nyine abantu cyangwa muri rusange bafite nyine ubumenyi bwinshi. Ikindi se nabivuga gute,
ni byinshi binyunguye. Nk'uko nanjye wambwiye ngo mfite byinshi nsubizamo 2 basi ubwo ari byinshi. Icya mbere ni creativity, guhanga akantu nyine ku buryo buri muntu wese ashobora kureba ntahita agasobanukirwa ako kanya ariko gafite igisobanuro. Wahanga why not? Okay. Akandi ikindi kintu binyunguye simvuga akahe ako karahagije. Uri turagushimiye rero ku mwanya waduhaye, ni by'agaciro kuba wigomwe. Buri muntu afite gahunda ze z'umunsi, kuba waduhaye umwanya turagushimiye cyane, kandi dushishikariza n'abanyarwanda gukunda ibihangano by'abana bacu b'abanyarwanda. Namwe ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangiye kugera gisoje. Imana ibahe umugisha, ndabashishikariza gukora subscribe kuri channel yacu. Buri hari ikindi bababwira? Natwe turabashimira kuko mudahari ibintu byacu ntabwo bibasha kumenyekana kuri iyo level. Urabona twebwe turakora ariko ntabwo ari twebwe duciye itangazamakuru. So mwebwe iyo mubashe kwegera ababikora no kuba mwabashe kutumenya mukavuga ngo natwe turabasakaje, hari ababakurikirana batari batuzi, kimwe nk'uko ni nyine ni nyeka ko ibintu biba bidufashije tu. So njye ndashimiye cyane kubw'umwanya namwe muba mwaduhaye. Ubutaha ubwo no kuzagaruka abahanzi bose bahari ukabasha kuganira nabo bakivugira ku byabo ntabashije kuvuga. Urakoze cyane. Ubwo ngubwo n'abana mufite impano mwumva mukunze ubugeni muzamwegera. Ikindi kintu cya nyuma ni ukudusura Kimihurura mu Rugando KG 607. Yes, gusa aricyo tababwiye. Naho imbuga bagusangaho Indiba Art Space kuri Instagram, kuri Facebook. Okay, byari ibyo. Murakoze cyane. Bye bye, Imana ibahe umugisha. Amen.